Hello everyone, welcome back to MTech TV show. Muraho neza nshuti zanjye. Uyu munsi ndabereka ikintu gishya cyane kiri guca hano ibintu kuri social media. Uko ushobora gufata ifoto imwe gusa ukayibyaza umusaruro, ukayikoramo video, ukayikoramo filime ari imwe gusa, ukayihindura video itangaje ukoresheje AI yitwa Grok AI. Yego koko ufata ifoto imwe gusa noneho ikaba video nyayo isa nkaho wafatiwe muri studio. So kandi nta kamera ufite, nta studio, nta mikoro ukoresheje ifoto gusa. So set with me unit the end. Okay, ndabereka intambwe ku intambwe ko bikorwa. Part 1. What is Grok AI? Grok AI is a new artificial intelligence tool that can make your picture come live. Ni ikoranabuhanga rifite ubushobozi bwo gusobanukirwa n'ifoto ushyiramo muri AI yitwa Grok AI, ubundi igakora icyo bita movement, ikagenda, ikavuga, igaseka cyangwa igahindura, igatanga animation, igatanga explain. Ushobora gufata ifoto yawe ikayishyira muri Grok AI ikayihinduramo video igaragara nkaho wayikoreye muri studio ukoresheje kamera. Ushobora no kwivugiramo ikemera, ushobora no kwandikamo script cyangwa se prompt y'amagambo runaka iraza kuba ikora, kandi nta kamera ukoresheje, nta studio nimwe ugiyemo, nta software nini ukoresheje AI gusa. Ibyo byose kubikora biroroshye. Part 1. Step by step tools. Where is how do you do it? Intambwe ku intambwe, intambwe ku yindi. Open your browser and search Grok AI. Fungura mu ishakiro ryawe rya browse, haba kuri Play Store cyangwa se kuri Google Chrome, wandikemo rino jambo Grok AI. Application ifite logo isa gutya, Grok AI. Na application twebwe turabikorera muri Play Store. Turangiza dukore research, tuyidownloading, tumara kuyidownloadinga duhite tuyikoresha, turaploadingaho ifoto, turayishyiramo gutya, uri kuyibona turakanda kwa kantu kari aha ngaha, duhite twinjira muri file yacu cyangwa se muri galeri ya telefone, turangiza dushyiremo ifoto isa neza, ifite umucyo, isa neza. Okay, noneho AI yacu rero to generating a video, hanyuma ukande kuri generate video, ubundi utegereza amasegonda make cyane yahita ikora. Wait a few seconds, tegereza akanya gatoya, AI irasesengura ifoto yawe uko waba umeze kose, rero tubikinamo video, irahita iguhinduramo video isa nkaho yakozwe n'umuprofessionnel, yakozwe n'umunyamwuga, icyo nshaka kuvuga, kandi wagira ngo yakozwe muri studio. Urabona yuko wagira ngo uri kuyivugiramo, n'iyi biratangaje cyane kandi biroroshye nawe wabikora. Part 3. Why it's powerful. The reason why Grok AI is powerful nuko igufasha gukora ibintu byiza utagombye ibikoresho byinshi, twabivuze haruguru. Icyo rero urasaba no kwinstall ino application, warangiza utangire gukoresha. Instead of buying camera, alright, you just need your creativity and one photo. Mu magambo make, imagination yawe niyo ikomeye kurusha byose. Wakora video z'uburezi, ubushakashatsi, ubusobanuro cyangwa entertainment, byose biturutse kuri no AI yitwa Grok AI ukoresheje ifoto yawe imwe gusa. Part 4. Closing a message so that who you can create a video from photo using Grok AI. Nuko rero biroroshye kandi bifite ishusho nziza. If this video helped you, ntuzacikwe ngo usoze video udakanze subscribe. Ku muntu utarakora subscribe ni ingenzi, niyo nkunga, n'uwo muterankunga uba uduhaye, ubundi ugakarayikinga kuri ino video, byagukundira ukayisharinga inshuti zawe nazo zikamenya ko iri koranabuhanga ryo gukoresha video ukoresheje ifoto, kandi usharinge kugira ngo abandi nabo bigireho iri koranabuhanga ryo gukoresha ifoto. Remember here no on MTech TV show, we make technology simply, smart and found. Tugira ikoranabuhanga ryoroshye, rigezweho kandi rishimishije. If you in the next video, murakoze cyane, mugire umunsi mwiza.